Ndabashimiye kandi ndabifuriza ibihe byiza mwese bakomeza kubana natwe mu nkuru ndetse n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Imana ikomeze ibagirire neza mu byo mukora byose. Iyi ni inkuru navuga ko ibabaje cyane y'umugeni wamaze iminsi igera kuri 2 yonyine gusa akoze ubukwe bikaza kurangira apfuye. Ni inkuru iri kugenda igarukaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, cyane cyane kubera ko iyi nkuru irimo amayobera menshi bijyanye n'urupfu nyine rw'uyu mugeni. Harimo ibintu byinshi bidasobanutse, uburyo ki umugeni yapfuyemo ni uburyo butunguranye cyane, ari nayo makuru tugiye kugenda tugarukaho mu by'ukuri. Tubanza kwihanganisha uyu musore kubwo kubura uwo bashakanye mu minsi 2 yonyine gusa bakoze ubukwe bikarangira abuze urubavu rwe. Ngira ngo ni inkuru mu by'ukuri yatunguranye cyane, aho uyu mukobwa yaje gupfa urupfu rw'amaherere umuntu atabona uko asobanura. Bakoze ubukwe ku itariki 11 hari kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Bakora ubukwe barasezerana bisanzwe, hanyuma barataha nyine nk'ibisanzwe kugira ngo babashe kubana nk'uko babyiyemeje ndetse nk'uko babyumvikanye. Imiryango ibahesha umugisha, itorero ndetse n'Imana ibiha umugisha, kuko burya ntabwo ibintu byose bibaho Imana igahuza umuntu n'undi. Bibiliya iravuga ngo Imana ibona ko umuntu atari byiza ko aba wenyine, imuremera umufasha umukwiriye. Uyu mugabo nawe rero yumvaga Imana isohoje isezerano, ariko burya nyuma y'isezerano, nyuma y'uko isezerano risohoye, hashobora kuboneka n'ibindi bigiye bitandukanye bitwinjiza mu kugeragezwa, ariko Imana igira ngo irebe kwihangana kwacu ndetse n'urukundo dukunze Imana. Uyu mukobwa baje kubana, hanyuma hacamo, urumva babanye ari kuwa gatandatu, kuwa mbere birirwa mu rugo, hanyuma kuwa kabiri bageze mu masaha ya mu gitondo mu masaha 2 gutyo, bafata umwanya wo kugira ngo bave mu rugo bajye ku isoko. Urumva ni abantu babanaga ariko batuye mu bice by'icyaro. Bajya ku isoko rero bafite gahunda yo kugura amakara yo kugira ngo bateke. Bageze hafi yo ku isoko bibuka ko bagiye ku isoko badatwaye agafuka bari buze guhahiramo. Barangije basubira inyuma mu rugo kubera ko hari hafi yaho isoko riri. Basubira mu rugo. Mu gusubira mu rugo rero umugore yasigaye inyuma y'igipangu, hanyuma umugabo aba ari we ujya mu nzu gushaka agafuka bari buhahiremo. Hanyuma uyu mugabo yamaze nk'iminota 5 ari mu nzu ari gushakisha agafuka atarakabona. Urumva ni urugo rushya uko biri kose, ntabwo bari baragira udukoresho tugiye dutandukanye umuntu yakifashisha. Mu guhindukira rero uyu mugabo asohotse, yageze hanze asanga umugore yaramusize ahagaze, aramubura, ayoberwa irengero rye. Yumva aratunguye cyane, yibaza ko bigenze, biramushobera. Yumva telefone niriho, hatangira gushakisha hafi aho ngaho ngo arebe ko hari aho agiye cyangwa se yabagiye ku bwiherero. Aramushaka aramubura. Umugabo yumva abuze uko abigenza, tangira gushakisha ahantu hose, ndetse aravuga ati reka mberetse kubimenyesha abantu, mbanze njye no ku isoko. Aha arashobora kuba yabonye ntinze akajya ku isoko, ariko none umugabo agasubiza umutima inyuma akavuga ati ariko se yari kubona ntinze ntiyinjire mu nzu ngo aze kundeba? Biramutungura nyine, aravuga ati reka ntacyo, ngende njye ku isoko ndebe ko wenda yabonye ntinze akajya ku isoko. Mu kujya ku isoko rero yarashakishije ahantu hose aramubura. Urumva hari habaye mu masaha 4 z'igitondo. Arashakisha ahantu hose, ajya kwa sebukwe, ajya mu baturanyi, ajya mu nshuti, ahantu hose yumva yakeka ko yaba ari hose aramubura. Yumva aratunguwe cyane. Urumva nk'umuntu ubuze umugeni, ubuze umugore we amaranye, navuga ko ari nk'umunsi umwe. Kurumva mu by'ukuri uyu mugabo bintu yahuye nabyo biteye ubwoba. Hanyuma baje kujya gukomeza bashakisha kuva saa 4 z'igitondo. Bamubonye mu masaha y'ikigoroba, basanga mu mugezi cyangwa se mu ruzi. Ari mu ruzi ariko yatangiriwe n'ibuye. Kwa kundi ikintu gishobora gutwarwa n'amazi cyangwa se umuntu ashobora gutwarwa n'amazi agatangirwa n'ibuye. Basanze rero yatangiriwe n'ibuye. Hanyuma bagerageza gukora ibishoboka byose ngo barebe ko yaba yamize amazi cyangwa yanyoye amazi, basanga ntiyigeze anywa amazi. Abantu rero batungurwa n'urupfu rw'uyu muntu,
bibaza uburyo ki yavuye ku gipangu mu rugo akagera muri uwo mugezi ku manywa y'ihangu. Byabaye inshoberamahanga ku buryo bukomeye. Bamwe bakabihuza n'imbaraga z'umwijima bavuga batashobora kuba ari ibirozi byamujyanyeyo, abandi batashobora kuba ari abadayimoni bamutwayeyo, abandi bati ni abantu bashobora kuba baragize ishyari bakamugirira ishyari cyangwa se bakarigirira uyu musore badashaka ko yubaka urugo, bikarangira bamutwariye umugore muri ubwo buryo. Mbese biri kugenda bivuga mu buryo bugiye butandukanye, ariko wumve ngo urupfu rw'uyu mugeni rwashenguye imitima y'abantu benshi, kandi nawe ubyumva mu by'ukuri urumva ko ari ibintu bibabaje. Nyuma y'umunsi umwe gusa ubanye n'umuntu ugahita upfa, ni agahinda gakomeye cyane. Bamusanze rero muri uwo mugezi, bakora ibishoboka byose, barapima ngo barebe ko yaba yanyoye amazi, wenda amazi akaba ariyo yamutwaye, basanga ntiyageze anywa amazi. Ariko kandi nyine urujijo rurimo rukomeye cyane no kwibaza ngo ese yageze kuri uwo mugezi gute, avuye iwe mu rugo yageze ku mugezi gute, cyangwa se kuri urwo ruzi kandi bari bagiye guhaha. Mbese wumve ngo ni agahinda gakomeye kuri uyu muryango. Iyi ni inkuru yabereye hariya mu gihugu cy'i Burundi, mu gihugu cy'abaturanyi niho ibi byabereye. Ariko wumve ngo abantu bazi uyu muntu ndetse n'iyi famiye bashenguwe cyane n'urupfu rw'uyu mugeni. Mu by'ukuri nyuma y'umunsi umwe gusa akoze ubukwe bikaza kurangira ahasize ubuzima. Ngayo nguko rero ikiri kwibazwa ni ukumenya mu by'ukuri icyaba cyarabaye intandaro y'urupfu rw'uyu mugeni. Umugabo yarinjiye mu nzu amusize ku muryango, barabanje baravuga bati rero wowe dore umugore nujya mu nzu ugiye kuzana agafu kuri butindi, uragenda nurangiza usanga ugiye kubanza kwihanagura ivumbi n'iki. Umugabo ati reka mbe ari njye ujya kukizanira. Umugabo mu gusohoka hanze asanga umugore yagiye kera, ayoberwa irengero rye muri ubwo buryo. None haciyemo amasaha make, urumva bahereye saa yine bamushaka, bamubona amasaha y'ikigoroba bamusanze mu ruzi yamaze gushiramo umwuka, ndetse basanga imyenda yari yambaye bagiye ku isoko atariyo yambaye ubusa. Urumva ko ni inkuru iteye agahinda. Gusa nyine uyu musore ahantu ari rwose yihangane, kandi Imana izongera imushumbushe, kandi ibi byose bibaho kugira ngo Imana igire icyo yigisha abantu. Reka nsoreze hano rero mbashimira cyane mwese abakomeza kubana natwe mu nkuru, mu biganiro byacu bitandukanye. Birashoboka ko waba ufite ibitekerezo wadusangiza, ushobora kujya muri comment ukatwandikira, kandi rwose ni ingenzi ukore subscribe kuri channel yacu kugira ngo inkuru n'ibiganiro byacu bikomeze bibagerereho igihe. Hanyuma abarwaye, abagize ibyago, imfubyi, abapfakazi, abashonje, abadafite ibyo kurya, mwese turabazirikana tuvuga ngo Imana ibiteho. Uyu munsi waba uri kurira ariko ejo ukaba uri kuririmba. Uyu munsi waba ufite ikibazo cy'ubushomeri, ejo ukaba ufite akazi. Kandi burya icyambere no kwizera Imana, niyo yonyine ifite ubushobozi bwo guhindura ibihe